Yes, twongeye kubashimira kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Ruyenzi TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turabasuhuze tubifuriza umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Tubahaye ikaze na karibu kuri Ruyenzi TV show. Mbese muraho murakomeye, nizere ko muri amahoro, nizere ko umwaka wa 2025 mwawutangiye neza, ukwezi kwa mbere kugezemo hagati. Imana ikomeze ibashyigikire muri uyu mwaka wa 2025 twatangiye. Yesu nashimwe cyane. Nkomeje kwihanganisha abantu bagize ibyago, babuze ababo, babuze inshuti, babuze imiryango. Uwiteka Imana akomeze kubakomeza, akomeze kubaha imbaraga, kuko muri Kristo Yesu niho honyine hari imbaraga zagushoboza gutambuka mu bihe bibi murimo byo kubura abantu babo. Imbaraga z'Imana zibashoboze, kuko biba ari urugamba rukomeye. Kubura umuntu wawe biba bikomeye ndetse cyane. Imana yo mu ijuru rero ibahe imbaraga kandi ibahe gukomera no gutambuka muri uwo mwanya murimo mwihanganye kandi mukomerere mu mwami Yesu. Yesu nashimwe cyane. Hari n'abandi bafite ibindi bibazo bitandukanye, hari abarwaye bari kwa muganga, hari abarwariye mu ngo zabo. Abo bose mberetse Imana kugira ngo Imana yonyine abe ariyo yururuka ibakize, ikiganza cyayo kibakoreho, kuko Imana niyo mugenga wa byose. Hari abafite ibindi bibazo bitandukanye, hari ababuze aho kuba, hari ababuze ibyo kurya, hari ababuze ibyo kwambara, hari abafite ibibazo, mbega ibibazo byose muri rusange. Twihanganishije abo bantu bose bari muri ibyo bibazo, bariho muri uwo mwanya w'umubabaro. Iyi si niko imeze, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba ari bibi. Isi ni gatebe gatoki, uyu munsi biba ari bibi, ejo ari byiza. Niko isi imeze, niko isi iremye, nta kindi kintu twabihinduraho. Ariko iyo wiringiye Imana, Imana iragutabara kandi ikakurengera kandi ikakwambutsa muri ibyo bibazo, ikakwambutsa muri ayo makuba, ikakwambutsa muri uwo mubabaro, ukawambuka amahoro. Yesu nashimwe cyane rero. Nkomeje cyane gushimira abantu bakomeje gukora subscribe, batera komenti, basharinga ijambo ry'Imana rikagera ahantu hose, ndetse nshimira cyane abantu bakomeje kuduhamagara baduha ibitekerezo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana yabararikiye umuvugabutumwa, umukozi wayo, kugira ngo aze abagezeho iby'Imana yamushyize ku mutima we. Yesu nashimwe cyane. Turamwakiriye mu izina rya Yesu Kristo, tumuhaye ikaze na karibu kuri Ruyenzi TV show. Nabibwire, anababwire naho yaturutse, hanyuma dukomeze atubwira icyo Imana yamushyize ku mutima. Amina. Murakoze kumpa ikaze kuri Ruyenzi TV. Amazina nitwa Usabyifura Vitali, nturuka mu itorero Revive Temple, ni itorero ry'ububyutse, ni itorero riramya Imana rikanayihimbaza. Imana ishimwe cyane. Twongeye kugaruka rero uyu mwanya kuri Ruyenzi TV. Arakoze mwene data waduhaye umwanya, waduhaye karibu. Biragoye cyane kugira ngo ubone umuntu uguha karibu kugira ngo uvuge ijambo, muri iki gihe biragoye cyane. Ariko yavuze ati uyu ni umukozi w'Imana, reka ze dufatanye ijambo ry'Imana, dufatanye kwigisha, dufatanye gusangira iby'Imana itanga muri rusange. Amina. Uyu mwanya rero, mbere uko wowe unteze amatwi cyangwa se uteze amatwi kino kiganiro, mbere yuko tujya mu ijambo nyamukuru, reka tubanze duce bugufi dusenga Imana, dusabe Imana imbaraga, dusabe Imana na Mwuka Wera kugira ngo twirinde Satani, kugira ngo atatuma twumvira ijambo cyangwa se atatuma turivuga. Satani agenda ategura imitego myinshi, ariko twizeye ko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igenda itegura. Ca bugufi rero dusenga Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Twongeye kugushima Uwiteka Imana, twongeye gushima nyakubahwa Imana uyu mwanya. Twongeye kugushima ko uduhaye karibu imbere yawe, imbere y'ubwiza bwawe.
twongeye kugushima uyu mwanya ko utwemereye ko tujya mu ijambo ryawe. Hari benshi bashaka kuvuga ijambo ryawe ariko umwanya ukabura, ndetse data bakumva ntibanabishoboye, ariko uyu munsi wadushoboje, utwambika imbaraga, uduha karibu, ukomeze guhabwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Hari abateze amatwi kino kiganiro, baha imbaraga zo kumva iri jambo. Iri jambo kugira ngo ritumanure hasi, ahubwo rituzamure, ritubere inkingi cyangwa se ritubere isikariye izamuka itugeze iwawe mu bwiza bwo mu ijuru. Ngaho bana natwe tugiye kumvira ijambo, turinde Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu. Turinde imyuka mibi yose yatuma tutumva, turinde Satani rusahuzi, turinde ubudayimoni barutindageza n'imyakagenza. Abo bose n'abakiroso n'abacyambuzi, ukumirire hanze, bagome ku muryango, ahubwo ubwiza bwawe bukomeze busangana. Bareka mu gihugu cyo mu ijuru, hagare mu nguni imwe n'undi hagare mu yindi, kugira ngo ijambo ryawe ritagira ikiruhungabanya. Urakoze kuko ubyemeye kandi ukabikoze, mu izina rya Yesu mbisenze nizeye, amen. Murakoze cyane mwebwe mwari munteze amatwi, mwebwe mwari muri gusenga, mwebwe mwasengeraga iri jambo kugira ngo iri jambo rigire aho riva, aho ribavana n'aho ribajyana. Imana ibahe umugisha, kandi ni ukuri mbasaba umugisha uturuka ku Uwiteka, ni ukuri mbasabiye umugisha n'impuhwe z'Imana ndetse n'imbabazi z'Imana. Amina. Uyu mwanya rero tugiye kumva ijambo ry'Imana, ni ijambo ry'Imana riri muri Hoseya 4:6. Ni ukuri ndakwingiza ngo iri jambo ritega amatwi, iri jambo kandi uryumve. Iri jambo ntabwo ribwira umupagani, ntabwo ribwira umukristo, ntabwo ribwira pasiteri, ntabwo ribwira umuririmbyi cyangwa se umuvugabutumwa. Rirabwira umuntu uwo ari we wese, waba uri umuririmbyi, waba umuvugabutumwa, ese waba uri pasiteri runaka, ese waba uri umunyamahanga wigendera mu nzira, cyangwa se wumva ubwiza bw'Imana butakugeraho, ariko nuryumva ugira icyo ukuramo. Uko rirabwira buri muntu wese, rititaye ngo uyu ni umuyobozi, pasiteri, cyangwa se umuvugabutumwa runaka. Ni ijambo ry'Imana tugiye kuvuga, sibwo bwa mbere ryumvise, ariko Imana ibane natwe. Reka dusabe rero mwene data dusomere rino jambo, turagenda ijambo ku rindi, kandi ni ukuri Imana iguhe umugisha wowe uteze amatwi kino kiganiro. Twagiye Hoseya 4:6. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Amina. Reka dusome mu izina rya Yesu muri Hoseya 4:6. umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyaha by'Abayisiraheli bivugwa. 4. Ariko ntihakagire umuntu ubibuza, ntihakagire ubicyaha, kuko ubwoko bwawe bumeze nk'ababuranya umutambyi. 5. Kandi uzasitara ku manywa n'umuhanuzi nawe azasitara nawe nijoro, kandi nzarimbura nyoko. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma 6 haravuze ngo ubwoko bwanjye bwarimbuwe buzize kutagira ubwenge. Amen. Yesu nashimwe. Ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Imana iguha umugisha cyane. Ijambo riravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Hanyuma riravuze ngo ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Yesu nashimwe. Ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ngo ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Niko ijambo ry'Imana rivuze, niko Uwiteka Imana tubwira. Yego. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Haleluya. Imana igiye kwibagirwa urubyaro rwacu. Ijambo riravuze ngo ubwo wibagiwe amategeko yanjye, ngo nanjye nzibagirwa abana bawe. Yesu nashimwe. Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, Imana yibagirwa abana bacu kubera kwibagirwa amategeko y'Imana. Amategeko idutegeka ntabwo bikwiye, ntabwo byari ngombwa. Niko ijambo rivuze, ntabwo ari ryo bivuze. Ijambo riravuze ngo ubwo wibagiwe amategeko yanjye, nanjye nzibagirwa abana bawe. Ese nshuti z'umusaraba, wewe wakijijwe, wowe wumvise ijambo ry'Imana, wewe wasomye amategeko y'Imana, urumva bikwiye ko Imana yakwibagirwa abana bacu? Imana iguha umugisha cyane. Dukomeze 7. Yego. Uko bakomeje kugwira, Haleluya. niko bagwije kunshumuraho. Nguko bakomeje kugwira, ngo ni nako bagwije gucumura ku Uwiteka. Yesu nashimwe. Hejuru haravuze ngo kuri 7, nguko bakomeje kugwira, ngo ni nako bakomeje gucumura ku Uwiteka.
Haleluya. nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura nk'ibikoze isoni. Ngo nicyo gituma ubwiza bwabo nzabuhindura nk'ibikozasoni. Yesu nashimwe. Ubwiza bwacu Uwiteka Imana agiye kubihindura ibikozasoni, kuko twibagiye amategeko y'Imana, twibagiye amategeko y'Imana idutegeka, twibagirwa ijambo ry'Imana, turagenda tujugunya hirya ku ruhande. Ngo ariko Uwiteka Imana natwe kuko twibagiwe amategeko yayo, ngo agiye kwibagirwa abana bacu. 8 batungwa n'ibyaha by'ubwoko bwanjye, kandi bararikira gukiranirwa kwabo. 8 haratubwiye ngo batungwa n'ubwoko bw'abana banjye, ngo kandi bararikira gukiranirwa kwabo. Yego. 9 uko bimeze kuri rubanda niko bizaba ku batambyi. Haleluya. Uko bimeze kuri rubanda rugufi ngo niko bizaba ku batambyi. Nushaka uri umuririmbyi, nushaka uri umuhanuzi, nushaka uri pasiteri, nturebe ngo uyu ni umuvugabutumwa, ngo uyu ni umukristo, ngo uyu ni umushyitsi wigendera. Ngo uko bimeze kuri rubanda rugufi no ku batambyi niko bizamera. Ntabwo tugomba kwiratanga uko turi abapasiteri, ntitugomba kwishyira hejuru ngo turi abavugabutumwa, ntabwo tugomba kwishyira hejuru ngo turi abaririmbyi. Oya, nitudakora iby'Imana ishaka, natwe Uwiteka Imana azatwibagirwa. Ubwiza bwacu azabuhindura ibikozasoni, atwambura ijambo yaduhaye, atwambura icyubahiro yaduhaye, atwambura urukundo yaduhaye. Birakomeye cyane kugira ngo Uwiteka Imana aduhe ijambo narangiza ritwambure kubera ko dukora ibyo idashaka. Twikora ibyo twishakiye twebwe ubwacu, tugakora kugira ngo abantu baturebe. Mwene data wo kuri iki kiganiro, wowe unyumva, wowe ukurikiye kino kiganiro cyo kuri Renzi TV, ntukore iby'amaso yawe akeneye, ntukore ibyo rubanda bakeneye kugira ngo bakurebe, ahubwo kora iby'Imana ishaka. Ijambo riratubwiye ngo uko bimeze bityo kuri rubanda rugufiya no ku batambyi niko bizamera. Nushaka uri pasiteri, nushaka uri rivera runaka, nushaka uri umushumba runaka, nudakora iby'Imana ikeneye, nawe akaga kakuriho. Uwiteka Imana nawe azakwibagirwa, ndetse aratubwiye ngo azibagirwa n'abana bacu mu gihe tudakoze ibyo Uwiteka Imana ashaka. Twebwe turagenda mu nzira aho tugenda, tugakora kugira ngo baturebe, ukavuga ijambo kugira ngo bakurebe, ugahanura kugira ngo bakomere kuzi guhanura, ariko ntabwo ari byo. Hoya, ijambo riravuze ngo uko bimeze kuri rubanda rugufiya no ku batambyi niko bizamera. Hatangiye batubwira ngo ubwoko bwanjye burimbe busize kutagira ubwenge, ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, ngo ubwo yibagiwe amategeko yanjye, ngo nanjye nzibagirwa iki? Nzibagirwa abana bawe. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo Imana yibagirwe abana bacu kubera yuko twibagiye amategeko yayo, amategeko idutegeka. Uyu mwanya rero cyangwa se iyi saha ndagira ngo nkubwire wowe uri kumva rino jambo, niba rubagiye amategeko y'Imana yasubiremo, wongere wibuke amategeko Imana igutegeka, wongere wirebe, wongere wisuzume. Nimba uri umushumba, ntiwirate ngo uri umushumba, ngo wize ngo uri umushumba, ngo uri iki n'iki. Oya, nawe akaga kakuriho nudakora ibyo Uwiteka Imana igize gute, ibyo Uwiteka Imana ishaka. Yego. Andi Imana irakomeza ikatubwira ngo nzabahanira imigenzereze yabo, biture n'imirimo bakoze. Ngo nzabahanira imigenzereze yabo, nindangiza mbiture n'iki? N'imirimo bakoze. Ese iyo mirimo dukora inezeza Imana? Ntabwo inezeza Imana, kuko iyo yanezezaga Imana ntabwo ari kwitwitura, ahubwo turinezeza twebwe ubwacu. Iyo aba twakoraga imirimo inezeza Imana, tugakora iby'Imana ishaka, tugahanura mu kuri ndetse no mu mwuka, tukavuga iby'Imana dutumye, ntitugerekaho ibyo twishakiye kugira ngo abantu baturebe cyangwa abantu batumve. Ahubwo ndakubwiye ngo uyu mwanya tangira usubire ku rufatiro, wongere ukore iby'Imana ishaka, wongere ushake mu maso h'Imana, wongere uririmbe by'ukuri. Ntujye ku gatuti ngo uririmbe kugira ngo abantu bakurebe, ntuvuge ijambo kugira ngo abantu bakurebe, ahubwo ushishikazwe n'uko Imana ikumva, ushishikazwe n'uko Imana ikureba. Yesu nashimwe. Ijambo riravuze ngo nubwo bimeze bityo kuri rubanda rugufiya, ngo no ku batambyi niko bizamera. Rero ushobora kuba wicaye aho ngaho wiratanga uri pasiteri, wicaye wiratanga uri umuririmbyi, ngo urakomeye, ngo uraririmba mu itorero bakemera. Yesu nashimwe. Ngo ndagira ngo mbabwire akantu k'agatekerezo gatoya, ngo abapasiteri 3 ngo bagiye gusenga, ngo bageze mu masengesho, umwe muri bo wari ubayoboye ati reka tubanze twihane. Yesu nashimwe. Arangije ngo mbere avuga ngo ngewe ng'Imana imbabarire, ngo ndasenga cyane, ngo ngahanura, ngo bakankunda, ngo bakanyemera, ngo ariko ikintu cyitwa agacupa gakonje ngo iyo nteye intambwe aho kari ngo ntabwo ngasiga. Abandi bati Imana ikubabarire, undi akagenda ngo nanjye Imana imbabarire. Rero ngo ubu ndasenga, ngo ngahanura rwose nta kibazo, ngo ufite umurimo, ngo urakomeye, ngo ariko iyo dutashye ngo umukobwa mwiza ntabwo mucaho. Abandi bati Imana ikubabarire. Uwa gatatu nawe ati nanjye Imana imbabarire.
ngo ubu ngubu ngo ndasenga bikemera, ngahanura bikemera, ngo ariko hari ikintu cyananiye, ngo akantu nk'ikintu cyo kuvuga ngo cyarananiye, ngo nk'ubu nibyo tuvugira ngo ningenda ndabivuga, abandi bagira ubwoba ngo nyamuneka ntutivemo. Arababwira ati iyo ni ingeso yananiye kuko namwe mufite ingeso zabananiye. Ese uyu mwanya ufite ingeso zakunaniye zituma wibagirwa amategeko y'Imana, zituma Imana igiye kwibagirwa abana bawe kubera ko wibagiwe amategeko yayo? Ca bugufi wumve ijambo ry'Imana, icara wumve icyo Imana ikubwira, icara wumve imbuzi y'Imana. Iri jambo ntabwo ariryo nateguye, ariko Imana iravuze ngo ubwoko bwanjye buri buzize kutagira ubwenge, ngo ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka, ngo ubwo wibagiye amategeko yanjye ngo nanjye nzibagirwa iki? Nzibagirwa abana bawe. Yesu nashimwe. Reka dukomeze ijambo ry'Imana. Bazarya be guhaga, bazakora iby'ubusambanyi be kugwira kuko baretse kwita ku Uwiteka. Ngo bazarya bere guhaga, ngo ndetse bazakora n'iby'ubusambanyi bere kugwira, ngo kuko baretse kwita ku by'Uwiteka. Bisobanuye ngo ibyo bitaho ni ukurya ni n'ubusambanyi. Iby'Uwiteka ntibakibijyamo, bararimbaga ariko ntibakiririmba, barahanuraga ariko ntibagihanura, bavugaga ijambo ry'Imana ntibakirivuga, basuraga abashyitsi ariko ntibakibasura, bafashaga abakene ariko ntabwo bakibafasha, ahubwo ibibashishikaje ni ukurya ngo bahagane n'ubusambanyi. Ngo nyamara Uwiteka Imana agiye kubibagirwa, ngo ndetse yibagirwe n'abana babo. Yego. 11. Ubusambanyi na vino y'umuce, haleluya, na vino y'ihira byica umutima. Ngo ubusambanyi ndetse na vino y'umuce, ngo na vino y'ihira, ngo ibyo byose byica umutima. Ubwoko bwanjye bugisha inama ikigirwamana cyabwo kibajwe mu giti. Ngo ubwoko bwanjye bugisha inama ikigirwamana cyabwo ngo kibajwe mu giti. Kandi ijambo riratubwira ngo ntuzapfukamira ikigirwamana cyangwa se kibajwe mu ishusho yacyo. Kandi isimbo yabwo niyo ibuhanurira. Haleluya. Kuko umutima w'ubumaraya wabuyobeje ukagenda busambana bukareka Imana yabwo. Yesu nashimwe. Ngo umutima w'umaraya ngo niyo yawuyobeje, ngo bikagenda ngo bakagenda basambana bakareka iki? Ngo bakareka Imana yabo. Ese ko waretse Imana yawe ikabikugarutse nayo ikabigiye kukureka, ntabwo wakumva icyo Imana ikubwira uyu munsi? Imana irakubwira ngo ca bugufi, Imana irakubwira ngo garukiraho, Imana irakubwira ngo ntiwongere kuzamuka indesekere y'ibyaha, ngo ahubwo ca bugufi imbere y'Uwiteka Imana. Ca bugufi wumve ijambo, wumve icyo Imana igutegeka, wumve icyo Imana ikubwira uyu munsi. Amen. Batambira ibitambo mu mpinga z'imisozi, bakosereza imibavu ku dusozi munsi y'imyera n'imirebeni n'imyerezi, kuko bifite ibicucu byiza. Yesu nashimwe. Ese ugira ngo umugabo bita Efuta ari umugabo ukomeye cyane, ariko ngo igihe Abisirayeli bongeraga kugoma, ngo batakiye Imana, irangije ngo babwira Yefuta ati ngwino dutabare, ngwino dukize Abamoni batumereye nabi. Yesu nashimwe. Ngo Yefuta nawe araza arareba asanga Abamoni ni benshi, ngo asanga intambara ziraremereye, asanga intambara zirakomeye, asanga ibibazo biracika, araje asanga ntaho yabahera, asanga imbaraga ziwe ntacyo zakora, ariko ngo aca bugufi, ngabwira Imana ngo nungabiza Abamoni uyu munsi nkatabaruka amahoro, ngo ikizava mu ndage cya mbere muzagigutura kibe igitambo gishimwa n'Uwiteka. Arangije ngo barwana iyo ntambara, ngo batsinda Abamoni. Ngo Yefuta igihe kigeze amaze kubyara, ngo abyara akana k'agakobwa, ngo abya akana k'agakobwa ngo yibuka umuhigo yahigiye Uwiteka. Yesu nashimwe. Ngo ariko amaze kubibuka umuhigo, ngo aravuga ati nta kundi byagenda, uyu muhigo ngomba kugira gute? Ngomba kuwihigura. Ngo igihe kigeze ngo akana kaza kabyina kishimye kanezerewe kameze neza, ngo Yefuta kabonye agira agahinda, arababara cyane, umubabaro uramwica, ariko aravuga ngo nta kundi, ndakora ibyo Imana ishaka, ndakora ibyo nabwiye Imana. Uyu munsi ushobora kuba warabwiye Imana ko uzayikorera, kiko nigukiza uzayikorera, ko nikurinda amakuba urimo uzayikorera, ariko ukaba waracitse intege, ukaba warasubiye inyuma. Rero ndagira ubwire ngo Yefuta yaravuze ngo nta kundi byagenda, nabwiye Imana ko nindinda Abamoni nkatabaruka amahoro, ikizava mu ndage cya mbere nzakitura kikaba igitambo cy'Uwiteka. None nta kundi, reka nze mpigure igitambo cy'Uwiteka. Ngo akana kaje karirimba kaje kabyina, Yefuta kabonye ukuntu ari keza, ngarebye ukuntu gateza amoko, karavuga ati Isa aravuga ati nta kundi ngomba kubikora, ariko karavuga ngo data ndakuretse, ngo banze ureke nsubira inyuma, mbanze njye gusezera urungano. Ese wowe
wakwirebye ugasubira inyuma ukabanza ugaca bugufi ukihana ukagaruka ku murimo w'Imana. Ese nubwo ko ako gakobwa ko kari kabiye ko kagiye gupfa, ariko karavuze ngo ntabwo napfa nabanje ngo sezere urungano, reka data manza njya gusezera urungano hanyuma ngaruke, nimara kugaruka unyice. Efu utaraje ngarakareka karagenda, ngo amezi abiri ashize kagira gute karagaruka. Efu utangorangije gahigura umuhigo w'Uwiteka. Uyu munsi warahize ubwira Imana ngo nzagukorera nivuye inyuma, nundinda amakuba, nundinda intambara ndimo, nundinda akaga ndimo, nanjye nzakora ibyo ushaka, nzakora ibyo ukeneye. Ariko uyu munsi Imana yakwirinze uburwayi. Uyu munsi wari urwaye akaguru karakira, umunsi wari urwaye umugongo udakira urakira, uyu munsi 2024 wari ugiye gupfa, ariko Imana irakurindikira iherezo ku buzima bwawe. Mwene data wagarukiye aho kumva icyo Imana igutegeka. Ese ko yibagiwe amategeko y'Imana nayo ikabikwibagirwa? Nyuma yo kukwibagirwa n'abana bawe, ese usigaye hehe? Ese urumva uri hehe? Urumva ukomeye cyane? Urumva ukora ibyo Imana ishaka? Subira inyuma gatoya, mera nka wa mukobwa, mera nk'agakobwa ka Yefuta, usubira inyuma gatoya ubwira Imana ati ubaye uretse mbanze nihane ibyaha byanjye, nindangiza nze nkore umurimo wanjye. Nimba nta n'umurimo wagiraga uvuga ati reka nihane nze nkore ibyo Imana ishaka. Imana irashaka kwihana uyu munsi. Imana irashaka kugaruka ku murimo wayo. Ntabwo Imana igushaka ahantu uhagaze ubu ngubu, Imana ishaka kwihagarara mu byayo. Birashoboka ko ahantu uhagaze ari ikibazo cyahaguhagaritse, birashoboka ko ari n'Imana yahaguhagaritse, ariko bwira Imana ati uyu munsi n'uyu ndarambiwe guhagarara hano hantu. Bwira Imana ngo dore igihe nagendeye kirahagije. Ngo abagabo babiri baragendanaga basangira inzoga, ngo noneho umwe aza gukizwa. Ngo amaze gukizwa akajya agenda mu muhanda avuga ijambo ry'Imana, avugira Imana. Mugenzi we ngo baza guhura bakiri umusinzi, aramubaza ngo ese runa ni uku nguku usigaye ubigenza, warasazwe wirirwa ugenda uvuga mu muhanda? Ngo yari ukasa aramuhobera cyane amugwamo, ngo abwira Imana ngo Mana ndambuye kwitwa umusazi mu muhanda, ndashaka umusimbura. Ngaranje kuvuga gutyo ngo arigendera, ngo kuva icyo gihe ntabwo yongeye gusubira kuvuga ijambo mu muhanda, ngo yese agenda arivuga mu rusengero mu mahanga. Ngo ahubwo wa wundi wamubwiye ngo asigaye ari umusazi, ngo niwe wese ufata umwanya wo kugenda avuga ijambo ry'Imana mu muhanda, avuga uko Imana ikora. Ese uyu munsi mu ijambo wowe ukeneye umusimbura wo kugusimbura mu muhanda ngo ujye mu mahanga? Ukeneye umusimbura wo kugusimbura mu ijambo wo kuvuga ijambo mu muhanda ngo ujye mu rusengero kurambuwe ku musozi? Cyangwa se ukeneye umusimbura wo kuvuga ijambo wavugaga ngo nyuma nurangiza ujye mu byiwe, ujye mu businzi bwuze mu busambanyi? Yesu nashimwe. Ntabwo byari bikenewe ko ukeneye umusimbura ugusimbura mu ijambo wavugaga ngo ujye wowe ujye mu busambanyi yakoraga, ujye mu byaha yakoraga. Ahubwo birakeneye ko mwunga ubumwe. Nimba avugiraga ijambo ry'Imana mu muhanda akaza nawe akarivuga agatangiza ivugabutumwa, nawe ukagenda ukavugira ivugabutumwa mu rusengero, ukabwira Imana ati nanjye ndagushimiye kuko wampaye urusengero mvugiramo ijambo. Wa wundi nawe agatangira umurimo akagusimbura. Ariko kuri inshuro ukeneye ko agusimbura yinjira mu rusengero, wowe winjira hehe? Mu byaha yibereyemo. Uhagaze hehe uyu munsi ko Imana igiye kukwibagirwa? Uyu munsi urumva uhagaze ute? Uyu munsi urumva umeze ute? Ese Imana nikwibagirwa ntabwo uzayirenganya? Cyakora Imana irakuburiye ngo garuka, irakubwiye ngo hindukira, irakubwiye kugira ngo utarimbuka ngwino ukora ibyo nshaka. Wikwiheba mu bibazo wari urimo, wikwiheba mu bigeragezo wari urimo. Birashoboka yuko bikugoye, ariko haracyariho imbaraga z'Imana. Imana iracyagukeneye mu murimo wayo. Imana iracyagukeneye. Ngwino. Ese wibwira ko Imana yaguhagurukije yarabuze abihagurutsa? Oya, ahubwo nuko yabonaga uzavamo umumaro, nuko yabonaga ko hari abo uzabwira bagakizwa kubera ku bwawe. Hari ijambo uzavuga abandi bagakizwa kubera wowe. Uyu munsi uratekereza iki? Uyu munsi uhagazeho? Uyu munsi urumva bimeze gute? Ese uyu munsi nta kintu wiyumvamo? Waretse tugasenga Imana ko Imana igukunda. Imana iracyagukunda nshuti yanjye. Imana iracyakubatseho uruzitiro. Imana iracyagukeneye. Oya nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona uburara ukanabwirirwa, nubwo n'intambara ari nyinshi muri wowe ukabona bikugoye, ariko humura. Haracyariho gukora kw'Imana, haracyari imbaraga z'Imana, haracyari gutabarwa kw'Imana. Imana iracyagushaka. Benshi babivuyemo barambika hasi, ariko Uwiteka Imana aravuga ati garuka, mwaranyibagiwe nanjye se mbibagirwe? Imana iracyatwibuka. Imana iracyadufiteho imbaraga. Imana iracyadukeneye. Garuka ku murimo w'Imana. Garuka. Imana iragushaka. Imana iragukeneye.
Imana irashaka kuyikorera, Imana irashaka kuko hari ibyo imaze kurambirwa. Hari benshi bavangavanze ibyayo, ariko irakubwiye ngo ngwino. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro, Imana itugirire neza, Imana itwambike izindi mbaraga. Imigani 26 umurongo w'8 haravuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo ngaruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Ese uyu munsi mu bunyangamugayo bwawe cyangwa se mu bukene bwawe urumva uhagaze neza? Niba ukennye bwira Imana ngo uyu munsi ndakennye, kuko ijambo riravuze ngo umukene ugenda ari inyangamugayo ngaruta ikigenge naho cyaba ari igikire. Yesu nashimwe, Imana nishimwe cyane, Imana niduhe imbaraga, Imana niduhe gutabarwa kwayo muri uyu mwaka wa 2025. Imana itwubaka uruzitiro, umwaka wa 2025 wo gutabarwa. Uyu mwaka hari icyo ugomba gukora muri wowe. Uyu mwaka ugomba kumva ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Uyu mwaka ugomba kumva ijambo ry'Imana icyo rigutegeka. Uyu mwaka Imana irakubwira ngo ngwino ndagushaka. Uyu mwaka Imana irakubwira ngo va mu byo harimo. Bishoboka ko 2024 wari waraguye, ariko 2025 izagaruka mu bwiza bw'Imana. Subira ku murimo w'inshuti yawe. Imana igiye kutwibagirwa kubera ko natwe twayibagiwe. Imana ikugire neza wumva rino jambo, Imana ikugendeho, Imana ikubaka uruzitiro, kandi ni ukuri Imana yumva amaganya yawe, kandi ni ukuri Imana yumve kurira kwayo. Ariko urasabwa kugira gute? Urasabwa kugaruka imbere y'Imana, urasabwa ugakora umurimo w'Imana, ugakora ibyo Imana ikeneye, ugakora ibyo Imana ishaka. Tugiye gusenga Imana rero. Wowe wumvise rino jambo cyangwa se uri gukurikirana rino jambo riri kuri Ruyenzi TV, tugiye gusengana Imana. Ndakwingize ngo ca bugufi ufate ikiganza cyawe ugikoze aho urwaye, waba urwaye mu mutwe, waba urwaye umugongo, waba urwaye akaguru, waba urwaye ukuboko, aho wumva ubabara uhakoze ikiganza cyawe. Dusenga Imana. Kandi nimba wumva ukeneye yuko Imana ikugarukiraho, ukongera ukibuka umurimo w'Imana, ukavuga ati Imana ntunyibagirwe dore ndagarutse, tugiye gusenga Imana. Reka duhere kuri wowe rero uvuga ngo ndashaka kugaruka, uvuga ngo Mana nanjye uyu munsi ngarukeho. Zamura ikiganza cyawe tubanze tubwire Imana itugarukeho. Imana wongere twubake uruzitiro. Subiramo aya magambo ngiye kukubwira. Vuga ngo Mwami Imana ngarutse imbere yawe, ndakubashye kuko uri Imana, nciye bugufi. Umutima wanjye wari waragiye kure y'ubwiza bwawe, ariko uyu munsi nkimara kumva kino kiganiro umutima wanjye uragarutse. Nkimara kumva ko ugiye kutwibagirwa, ngaruye umutima wawe mu byawe. Uyu munsi nari narazimiye, ariko ndagarutse. Uyu munsi narabaye imbata y'ibyaha, ariko ngarutse kuba umwana wawe. Uyu munsi ntabwo nakoraga ibyo Imana ishaka, ariko ngiye gukora ibyo Imana ishaka. Imana iguhe umugisha. Turagushimye Uwiteka Imana, turagushimye ko ubwoko bwawe bugarutse, turagushimye ko ubwoko bwawe ugiza buvana naho bugeza. Turagushimye ko ari benshi bumvise iri jambo ukaba bagarutse imbere yawe. Benshi bari barabivuyemo ariko baragarutse. Benshi bari baragutaye ariko bakimara kumvira ijambo bagarutse mu bwiza bwawe. Benshi bari bavuye mu buririmbyi ariko kubera kumva ijambo bagarutse mu buririmbyi. Urakoze kuko ubagiriye neza. Nanjye mbasaba imbabazi z'Uwiteka, ni ukuri ubababarire, wongere bagarukeho, wongere ububakeho uruzitiro, wongere wibuke gutabarwa kwabo, amasezerano yabo yagaruriye bugufiya. Urakoze kuko ubyemeye kandi ukabibikoze. Mu izina rya Yesu mbisabye twizeye, amen. Amina, amina, amina. Haleluya, haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amina. Vitali, Imana imuha umugisha, imwongera amavuta mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeze imwubakeho urukuta rwayo mu izina rya Yesu Kristo. Imana yongere ikore ku maso ye bundi bushya. Imana yongere imuhagarareho cyane cyane, nawe ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru bimugereho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Vitali, Imana iguhe umugisha kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Imana iguhe umugisha kubwo kuyumvira. Imana iguhe umugisha muri byose. Imana ikwagure mu buryo bw'umutima, mu buryo bw'umubiri, no mu buryo bw'umwuka wera. Haleluya, haleluya. Bakunzi ba Ruyenzi TV show rero, dukomeje kubashimira abateze amatwi ijambo ry'Imana. Ni ijambo rifite imbaraga, n'ubuhanuzi Imana iduhaye. Imana iratubwiye ngo tuyigarukire
kugira ngo nayo itugarukire. Haleluya. Erega ijambo ry'Imana riravuga ngo abikunda irabacyaha. Ntabwo Imana icyaha abantu idakunda, abikunda irabacyaha. Kuba itubwiye ngo nitugaruke kugira ngo itazatwibagirwa, kugira ngo itazibagirwa abana bacu, ni uko idukunda, ni uko idukunda kandi twitayeho. Yesu nashimwe cyane. Amina. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ni ukuri ndanezerewe kubw'urukundo Imana idukunda, kuko ihora itubwira uko bwije n'uko bikeye. Ntabwo izemera ko intore zayo zigenda burundu. Oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo izemera ko umwana wayo agenda burundu, ntabwo bishoboka. Aho kugira ngo iguhombe izaguhombya. Niko Imana ikora. Yesu nashimwe. Amina. Reka nongere mbisubiremo, aho kugira ngo Imana iguhombe ikubure, yaguhombya. Haleluya. Amen. Kuko ireba ubugingo kurusha ikindi cyose kibaho. Yesu nashimwe. Amina cyane. Imana nicyo yita ku bugingo bwacu. Haleluya. Yego, iravuga ngo aho kugira ngo wa mugani nguhombe, njyewe ubwanjye naguhombya. Ushobora kuba waranze gukorera Imana uri muzima, ejo ukayikora nta kaboko ufite cyangwa se nta kaguru ifite. Ujya mu rusengero Imana ikavuga ati mukome mu mashyi, warangiza amashyi ukagira ngo ntawe ufite, ukagira ngo amaboko yaracitse. Bavuga guhimbaza Imana, reka da ukagira ngo nta maguru ufite. Ariko hari igihe uzifuza kubyinira Imana ufite akaguru kamwe. Hari igihe uzifuza gukomera amashyi Imana kamwe karavuyeho ufite akaganza kamwe, ugasanga ntibigishoboka. Ugakoresha igice cy'akaboko kavuga ati ndayikomera amashyi uko bisa kose. Ariko ntubwiye ngo uyu munsi ushaka wagaruka icyo uri muzima, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva iby'Imana ikubwira. Uyu munsi hindukira wumva amategeko Imana igutegeka. Uyu munsi hindukira umenye ko Imana igiye kukwibagirwa kubera ko nawe wayibagiwe. Ariko kandi ngizibagirwa n'abana bawe. Rero byose kugira ngo itakwibagirwa, ntibagirwe n'abana bawe. Ijambo riravuze ngo riri mu biganza byawe. Hindukira ugaruke, Imana ikugire neza kandi Imana ikwambike indi mbaraga. Funga feri aho wari ugeze ugaruke. Garuka kuko umuburo w'Imana, Imana iratuburira kuko idukunda. Haleluya. Yesu nashimwe. Twavuga iby'Imana bukira bugacya. Vitali, Imana iguhe umugisha, ikomeze ikwagure mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, kandi nakazagaruka. Dukomeje kuguha ikaze na karibu kuri Ruyenzi TV. Ni karibu, ubu ntabwo ukiri umushyitsi, wabaye umusangwa. Murakoze cyane rwose. Igihe cyose uzumva wifuza kuvuga ijambo ry'Imana kuri Ruyenzi TV, ni karibu, tuguhaye karibu. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego. Natwe turishimye cyane, turanezerewe. Hanyuma ku bakeneye telefone zo kugira ngo tujye dufatanya gusenga Imana. Amina. Byashoboka ko wanaduhamagara tugasengana Imana aho uri, cyangwa se tugasengana Imana kuri telefone, cyangwa se ukatugana aho dukorera umurimo twakuyobora. Telefone ni 0782 40 7 959. Urasubiramo. Ni 0782 40 7 959. Hamagara dufatanye gusenga Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana itugirire neza naho utaha. Amina. Vitali, tutarasezera, iyo telefone yawe iba kuri WhatsApp? Iba kuri WhatsApp. Iyo niyo ya WhatsApp rwose, nta kibazo. Wananyandikira kuri WhatsApp tukavugana, nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, Imana nawe iguhe umugisha. Dukomeje kubashimira abakunzi ba Ruyenzi TV show, mukomeje kudukurikirana, mukomeje kuduha subscribe, mukomeje gutera comment, mukomeje kuduhamagara. Imana yo mu ijuru ikomeze ibahe umugisha, kandi reka mbabwire ngo Imana irabakunda ndetse cyane, kandi duhaye umuburo ngo nimugarukiraho bitaraba nabi. Reka mbabwire, nimugarukiraho bitaraba nabi, kuko iyi Mana yacu ngira ngo abenshi mumaze kujya muyibona. Iyi Mana yacu itinda kurakara, ariko iyo warakaye imanukana uburakari bwinshi. Nimugarukiraho rero, kuko buri muntu wese mwifurije ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru, mwifurije kuzabona ubugingo nibwo bwa mbere. Iby'isi turabikeneye, ariko ubugingo nibwo bwa mbere. Mukomeze kugubwa neza, Imana yacu irabakunda kandi natwe turabakunda. Ikaze na karibu, naho ubutaha mu ijambo ry'Imana. Amina.